abona ko mubangamira aranyirukana nangira kurara hanze. nawe yarakwirukanye? Njye nagiye muri Onapo mfite imyaka 13. Kuki wayigiyemo? Narebaga ubuzima mbayeho nkazajya numva ngo bamwe ngo babafata ku ngufu ngo bikarangira babateye inda. Ndabati Imana yo kugira ngo bazantere inda uri muto, ndi mutoya nta cyerekezo nanjye ubwanjye mfite ubu, reka nigere muri Onapo. Urabitekereza iki gitekerezo kikuzamo udafite gahunda yuko wabikora wenda? Oya, ariko nubundi imbere bwari uburyo bwo kwirinda. Bwari mu buryo bwo kwirinda. Ndagenda abaganga ndabyibuka icyo gihe nese njya ku Kibuye nanone. Ndagenda abaganga. Mu buhe buryo wakoresheje bwo kwigabana? Imyaka 3 agapira mfite 13. Ariko nanone ibyo bintu impamvu cyatumye mbikora nabwo nigeze kubikorerwa ndi mutoya. Ari ahantu nabaga hamwe bandeze. Ari bakoreze ukimara gutandukana mama wawe? Aho bandeze nabo umuhungu waho yigeze kuzajya ambwira ngo reka turyamane ndi mutoya ari kumva 8. Akazajya ambwira ngo nubivuga ngo nzakwica. Aceceka ndabikorerwa ariko nkaceceka nyine nkabigira ibanga. Ubwo byabaye nk'igihe kingana iki? Byabaye nk'igihe uri kumva nageze aho ngaho ndamenyera mera nk'umugore nkora n'umusore ukiri mutoya ariwe Marite twabyaranye. Ubwo muri icyo gihe nibwo wahuye na Marite? Yego, muri icyo gihe nibwo nahuye na Marite. Ubona uhuye n'umusore muto utari babasaza? Mbona muye n'umusore mutoya atari babasaza naryamanaga nabo. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi. Akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye ikaze rero bakunzi bacu mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe ni kuri Keza TV show. Ndongeye mbahaye ikaze. Nagira ngo rero mbabwire uburyo cya gihe byagenze. Ngira ngo mwabonye ko uyu mama yese asiga umwana ariruka, Shania nawe asigana umwana muhetse, umwana arira. Mbona kumukurikira twese tugenda, umwana arira, ndamubwira asubireyo abahoze umwana nanjye nkomeze manuke. Nakomeje muri kakayira mwabonye nyine yamanutsemo agenda, nanjye ndamukurikira ngenda cakisha ndeko namubona kugira ngo mbashe kuganira nawe twumve uruhande rwe. Buriya iyo umuntu afite ikibazo ahangayitse cyangwa afite ibibazo nyine, buriya abakeneye umuntu umuha umwanya. Rero ndamubonye hano, yambwiye ko hari ahantu akunda kuryama nyine nijoro cyangwa muri ya mvugo bita kugangika. Niho nsanze yicaye, ndamubwira nti se kuri hano, arambwira nyine impamvu. Ariko nagira ngo tumuhe umwanya namwe mudukurikiye. Ndabizi abantu benshi bumvise ngo umuntu yataye umwana bihita bigaragara nabi kandi koko ni nabyo, ariko umuntu afite byinshi ku mutima. Nagira ngo rero, harya witwa nde? Yitwa Uwizeye Berisa. Uwizeye Berisa. Berisa rero nagira ngo nge nawe nanjye ndi umubyeyi, ndi umumama, natwe wenda ntago wenda duhuza ubuzima, ariko natwe tuba twabaye mu buzima. Nta muntu uba mu buzima bwiza cyane bibaho, twese duce mu buzima bukomeye. Rero nagira ngo usabe wihangane tuganire nge nawe. Yego, ndaguha umwanya umbwire ikikuri ku mutima, umbwire ibibazo byose waba waranyuzemo, kuko ndabizi neza umuntu ahangayitse akagira ikibazo runaka, akabona umuntu umuha umwanya baganira, araruhuka kandi aba yumva atuje. Umwana wawe wamusize, yego,
ntabwo mufite, ariko ndagira ngo njye nawe tuganire ndetse n'abadukurikiye bashe kuza kukumva, twumve ko ufite impamvu yo kuvuga ngo nikuyeho umwana. Numvise ufite ubuzima bwagukomereye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ndahari kugira ngo njye nkumve. Nagira ngo umbwire ubuzima bwawe, ubuzima bwawe iwanyu, uburyo mbese ubuzima bwawe nyine bwakubabaje, n'ako gahinda ufite ku mutima gatuma wumva ko udashaka ko gukora nk'ibyo nawe bagukoreye uri muto. Nagira ngo bituganirize twumve inkuru yawe, hanyuma n'ibindi turaza kuza kumenya uko bimeze. Murakoze. Ngaho tubwire ubuzima bwawe bumeze bute, wabayeho gute ku buryo wagira agahinda kangana gutyo ukiri muto? Njye nabayeho mu buzima bukakaye cyane, burenze no kwemera. Nifuza yuko umwana wanjye atabubamo, bitewe n'uko nagize agahinda gakomeye cyane, numva umwana wanjye atabamo. Wagize akahe gahinda? Yewe mu rugo tuvuka turi abana babiri, njye na musaza wanjye na mama. Yego. Noneho mama yarambyaye, amaze kumbyara, ubwaye amaze kumbyara ansiga amaze icyumweru. Uruhinja mvutse. Uri kumva ko uruhinja rw'icyumweru ntago rero rurakomera. Hari n'igihe rutarata gakundi bitewe n'umwana. Noneho mu kunsiga yagusize ajya he? Yaransize ubwo yaranjugunye, ntago yigeze yaranjugunye mu nzu. Yaranjugunye ku gasozi. Hoya. Yanjugunye mu nzu. Papa wanjye yari muri ba bantu barangura inka bakazicuruza, aguta mu nzu aragenda. Na mu nzu arigendera. Abaturanyi bumva umwana ngo ari kurira. Ni inkuru nyine nabwiwe na famiye ariko yabayeho. Noneho mu kunsiga agiye, papa baramuhamagara, bamuhamagaye ati umwana ari kurira, ashakisha mama aramubura. Amaze kumubura, papa ariyakira, aratangira arandera. Papa wanjye andeze ngira amezi 5, papa arapfa yishwe n'isepfu. Yarapfuye? Papa wanjye yarapfuye mfite amezi 5. Nawe yahise apfa? Yishwe n'isepfu? Yishwe n'isepfu, ariko nanone isepfu gusa gusepfu? Hoya, ntago ari isepfu gusa. Hari amasambu y'iwabo, barangije bashaka kuhagurisha. Noneho shangazi ngo bari kubaha 800 ku mutungo w'iwabo. Noneho shangazi abona ngo papa azayajyana wenyine ngo amuye mu makeya cyangwa ngo ayamwime. Ndahita ashaka uburozi bugomba kumwica. Aramuroga, papa apfa ari mu bitaro. Igihe cyo gushyingura, bivuze ko papa utanamuzi? Papa ntago muzi, usibye ko yenda naramubonye ku mafoto. Nabwo ngerageza kuvuga ngo bama amafoto, nabwo barayatwika. Barambwira ngo nanjye ngo nazaba nka papa. Icyo gihe mfite imyaka 9. Ubwo mu mezi 5 papa wayitabye Imana afite amezi 5, wabanye nandi muri icyo gihe? Muri icyo gihe shangazi yarakomeje arandera. Mama we ntiyagarutse? Ntago yigeze agaruka, yagarutse aje gushyingura umugabo. Azanye na gasaza kanjye, arongera ajyana musaza wanjye, ngenda sigara. Uri kumva icyo gihe ntago nari mbayeho mu buzima bwiza, bwari bubi cyane cyane, kuko navutse muri kiriya gihe Patinazi yajyaga ifata abana b'imfubyi ikabajyana mu bigo. Abaturage batanga amakuru ko shangaza mfashe nabi, kuko ni ibintu bigaragara, kuko mfite hano guteruka ahangaha kugera ku kibuno ahantu hose, ukamanuka ukageza ku matako, mwene mabona hano gutya mu ntege. Ngiye mfite inuzi inkovu zinuza z'ibintu bandanjikaga by'amaranje. By'amaranje. Bikakubabura? Bikambabura uko bankuyeho ya maranje, inyama ikomokana n'umubiri, kubera kutaguhindurira, kubera kutamindurira. Nabwo uri kumva nahindurirwaga n'umuntu ugize impuhwe bitewe n'uko yabonye uwo mwana ukuntu ameze. Noneho mu kundera gutyo, abantu babona birababaje, batanga amakuru. Leta iba hafi iza kureba uwo mwana ngo ubayeho gutyo, birangira banjyanye. Icyo gihe mwabaga he? Twabaga Nyamirama, ni mu karere ka Kayonza. Muri Kayonza? Yego. Aho bita umurenge wa Nyamirama, aho ngaho. Yego.
noneho leta iragutwara igiye mu kigo cy'imfubyi. oya mbere yuko banjyana mu kigo cy'imfubyi haje umuntu w'umubyeyi wakoraga muri Partners nawe narangije bati mama wanjye akunda abana nkama uwo mwana nkamushyira mama wanjye baramwemerera bandika n'impapuro uri kumva icyo gihe banjyana nta myenda ntaki bwari ubuzima bukakaye cyane baranjyana barandera na bya bindi byose na bya bisebe byose banyitaho ndakira baramvuza ndahaba nk'umwana ugeze mu myaka 8 mama ngo aza guperereza ahantu mba ugeze imyaka 8 yego utarongera kumubona. narongera kumubona ubwo numvaga ko uwo mukecuru mbaho ari we mama ari we papa byose nyine bita ababyeyi banjye. Umukecuru aravuga ati nabonye nyina ntago twamumwima agomba kugenda. Mu kugenda bantwara bazi ko nzagaruka. Mama birangira n'ubundi ubwo icyo gihe nabyita nk'uko yanyibye kuko newemereye umuntu ikintu ntiwongere kugikora n'usoza isezerano wamuhaye ubu mwibye cyane. noneho mama aranjyana muri icyo gihe pe nabaye umwana ni nkubwira akujyana mu rugo arakurera ufite imyaka 8. yego arandera mba umwana pe wazajya unavuga nabi bikaba ibibazo akorera neza noneho. yego icyo gihe twari dufite amasambu ya papa yasigaye noneho amasambu mama wacu arayarya anjyana mu kigo cyitwa SOS kibi Kayonza nigamo guhera mu wa mbere ndiga ngeze mu wa 3 primaire azajya mwaka ikaye akambwira ngo isaha ari mu giti cy'avoka ntago hazi. Igiti cy'avoka no kuvuga iki? Papa wanjye nyine ahantu ahambye munsi y'igiti cy'avoka yari imva bacukuye barahamba bamaze guhamba shangazi kubera ko umwe ataratwishimiye nawe bwatamwishimiye ahatera igiti cy'avoka iruhande rw'imva kugira ngo nk'ikimenyetso se nko gushinyagura. Ni ugushinyagura ntago kuko ntago umusaza wawe n'ugushinyagura ntago washyingura umusaza ngo umutere igiti hejuru. Ibyo nicyo giti kiracyahari kugeza na n'isaha. Mama kanyurira izo nyuro rimwe na rimwe ujye kuyikura ku giti cy'avoka. Akanyurira nkihangana rimwe na rimwe nk'ibibiryi iwacu mama yarabinyimye nabyiba nkakubitwa bakanyurira mfite nyine mo hano arahantu mo hano ahangaha mu mutwe mfitemo inkovu y'umuhoro yigeze kunkubitamo. Mama wawe agukubita mama wanjye wambyaye aragutema hazi igisebe inkovu ndazifite mu mutwe agenda nkubita umubiri wose nyine bitewe n'ahantu ngiye mfite inkovu ni ibintu byambayeho. Yakubwira ko aguhora iki se? Rimwe na rimwe nyine nakubitwaga nzira kubera ko icyo yadushakiraga cyari kirangiye. Amasambu yari yaramaze kuyabona. Yaramaze kuyabona. Akakwanga kugeza gutyo kucyo atagufataga nka musaza wawe se? Na musaza wanjye ni gutyo twari tubanye. Nawe mufataga nawe. Ariko we ntago byari cyane. Yenda naruko ko ari we muhungu yari yarabyaye ntago mbizi. Noneho mama akadukubita akaturaza kuri simiriho amazi. Njye na musaza wanjye ariko inshuro nyinshi ninjye wakundaga kuharara. Akadukingirana mu cyumba mu gitondo breakfast abandi barya umugati njye nkarya inkoni. Ntacyo aguhora nta kosa wakoze. Nakoze amakosa nk'urugero ugasanga ngo nagiye mu baturanyi kubasaba ibiryo kubera ko yakundaga kubinyima njye nkasesera akabigukubitira. Njye nkasesera yagiye nkamucunga nkahita njya kwiba ibiryo hehe mu baturanyi cyangwa bakabima. Akabigukubitira mama rimwe na rimwe tugakubitana ndi guturumbuka nyura mu hantu mu bibati nkavatika mvuye akambaza ngo uvuye ngo kwa runaka ngo agakubitwa n'inkuba we ngo uzarware sida nkuko narwaye sida akambwira amagambo atari meza nka sida nawe wayimuteye. Ntago ari njyewe. Biza kugenda bite rero nyuma mumaze kubana gutyo uhava gute cyangwa mwaragumanye na n'ubu? Oya twaragumanye. Tugera aho ngaho tuza kuba mu mujyi wa Kigali Nyamirambo. Noneho tuje kwa mu mujyi wa Kigali ubuzima buranga turangana pe noneho birenze kwemera. Mwangana mubana? Icyo gihe wari umaze gukura? Nari maze gukura. Icyo gihe tugaruke tukiri Kayonza
kuko ari igihe ajyaga nkubita akambwira ngo umva ngo uyu ni wo munsi wawe wa nyuma n'ubwa mbere ngo ugiye gupfa, akanjyana ahantu hari ishyamba rinini cyane abantu bazaga gusengeramo, akankubitirayo rimwe na rimwe, noneho rimwe na rimwe akanjyana yakamanikayo n'amaboko akanzirika ku giti akankubita. Ubundi umunsi umwe arambwira ngo ngiye kukujugunya, hari urwobo runini nubwo nari umwana ariko ndabyibuka runini cyane, arambwira ngo ngiye kukinjugunyamo. Ndangije ndamubwira ati mama amaraso yanjye azayabazwa, akambwira ngo ntukanyite nyoko ngo ibiki n'ibiki ngo ibyo bintu ntabwo mbikeneye, akankora nyine ibintu biba ni ihohotera ryarindi rikabije. Noneho mama nkamucika rimwe na rimwe, ugasanga ninde wagiye kuregana na nyina ni Berisa, ninde wagiye kuregana na nyina kuri polisi ni Berisa, kuko ari igihe mama yigeze kunkubita ngiye kumurega kuri polisi bagiye kumufunga, atanga amafaranga biteshwa agaciro. Ndongera nsubirayo kuri polisi banyumvira ubusa, ndongera ndasesanja kuryama ku mukecuru ngo nayo yararogaga, niko nabyumvaga ntago nari mbizi. Arabimenya ko narayeyo, ariko nari nabanje kujya kuri polisi abimenye. Arangije arambwira ngo uzongera kugira ngo ibi n'ibi ngo ujya kundega, arareka. Icyo gihe niyongera kunkubita, hashize igihe nanone birongera biraba, ongera gukubita. Ngeraho naho nagiye kuba ku Kibuye, uri kumva uko nari mutoya ariko ukuntu nabagaho warakuze mu mutwe. Nari narakuze mu mutwe ariko nanone ntago hari mu mutwe cyane, kubera ko nageze aho ngaho mera nzaniha ndwara ihahamuka, nazajye mwumva nakomanze, kandi icyo gihe twari dufite abakozi mu rugo, ngahita nshaka icyo gukora nta gihari kugira ngo adasanga wicaye ubusa. Nkabyuka nkamubwira ati se wamaye minerivare ngo ujye woza amasahani ngo uteke urye ibiki nkubase mana, nzabaho nazi gusoma nazi no kwandika, ibi bintu nzabishobora hatabuze n'amafaranga, ari urugo rusa neza rufite amafaranga. Na n'ubu mama wanjye afite amafaranga pe. Ndangije mwageje i Kigali bigenda gute? Ngeze i Kigali twabaga Igikondo CGM. Noneho wari umaze kuba mukuru? Nari maze kuba mukuru ngeze muri 13. Mama tubana gutyo duhangana. Yazajya ateka ibiryo nimbirye, rimwe na rimwe byari imvange, akabima nabwo akabima, ari nka kumwe twatetse ibiryo nijoro, nkarya ibya nijoro bakarya ibyo batetse saa sita. Ari ubuzima bugakaye. Rimwe na rimwe nkabyiba nkabikubitirirwa. Najya gukora nko kuri televiziyo ngo nyicane ndebe nk'abandi bana, akamwe ngo avave ngo ibintu byanye gutabyanduza ngo bitera imikosha, akambwira amagambo akomeye umva kwihangana biranze. Mama arambabaza ngira aho ndamwanga, ahubwo urabona umuntu bajya bavuga ngo umuti w'imbeba ngo urica, ntago wica. Warawunyweye se? Narawunyweye. Umuti w'imbeba? Umuti w'imbeba nanga gupfa. Hamwe nari narageze ku rwego rwo kwiyanga. Wagerageje kwiyahura biranga kubera mama. Waragiye urawugura ugiye kuwunywa, urawunywa umara. Nta mata wanyweye se? Hoya ntayo nanyweye. Ntago se wakugwa kugize nawe nabonye byanze, ndangije nywa amazi. Ntiwagira icyo uba mu nda, ntiwagira ikibazo? Nkazagenda uka ibintu nk'ibyo bigera aho ngaho mbona biranze. Umunsi umwe nica Marie Jose. Yambyibutse no birababaje, ariko ari ibintu nyine ugeraho ngo ukabyakira ugakomeza umutima. Arisha Marie Jose ugira ngo yerike. Marie Jose naruye ndari umuntu wayibonye imbi nayo n'uburozi. Nari umuntu wayibonye ndakahita yijugunya, ariko ngiye nari nayishe mu buryo bwo kwifata nkashyira mu gikoma nkanywa. Ariko ntiwabikoze? Ntago nabikoze, ariko nyine urukumva ni rwo rwego nari ngezeho. Wari ugeze ku rwego rwo kwiyahura kuko wabonaga ubuzima cyane. Mama umunsi umwe arambwira ngo umusaza wanjye yabaga kwa nyirakuru iwabo mama ni ku Kibuye. Noneho umusaza wanjye umunsi umwe nari maze iminsi ndi ku Kibuye, umusaza wanjye afata memory card ya nyirakuru arayiba, amaze kuyiba babinkiraho. Niwe wayibye? Icyo gihe na mama ubwo byari byaranze atandukanye n'umugabo we, aza nawe kuba ku Kibuye. Bingerwa barankubita birarangira, ngira ngo byarangiye. Mama turatongana, ndamubwira ati ndamubwira ati burya si buno utazajya ngo ni kera wajya gunkubita uko ushaka. Mama turashwana turatongana abantu bose barahurura. Afata ya myenda yanjye yose n'inkweto bimwe na bimwe yarabinguriye, ibindi nazi iyo byavuye. Arangije ahita bijyana muri toilette y'iwabo. Imyenda yanjye biba muri wese iwabo. Abita muri wese? Abita muri toilette y'iwabo.
ndangije ndabireba ndaceceka. ayinagamo yose n'inkweto. nane hari ibyo yari yaranguriye n'ibyo atanguriye. abitayemo ndamubwira ati nta kibazo. icyo gihe mara igihe naratorongeye ndara ku gasozi wahise uvayo ujya ushaka iyo ujya. maze kubimenya ko mukecuru arambwira ati imyenda ya mama wayitaye muri tuwarete kandi ntugaruke vuba hano ushake nk'ahandi hantu wigira utagaruka wiyenda akaba yakwica kuko mama nyine ni umuntu ukubita umwana ugasanga nta kintu yitayeho ntamenye ntakubita kukuruma arakuruma kuko ajyaga ambwira ngo uzarwaye sida nk'uko nerwa. iryo jambo nyine yakunze kurimbwira nkiri umwana cyane cyane cyane. akanduma agakubita mu mutwe agakubita ugasanga hamwe na hamwe nabyimbaga nyari igihe ajya nkubita ku kibuno ugasanga ikibuno kingana umusozi naho nicaye ndi kubabara aho nkoza cyane cyane yakundaga kunkubita mene hano. yakubitaga nabi mbese akubita nabi. akunda kunkubita mene hano ngaha ugasanga moranaka ugasanga nyine birababaje ariko ndihangana ndahaba. mutandukana mute rero kugeza ubu ngubu? tuba Gikondo seje muri tugarutse. tuba Gikondo nabwo uri kumva byarongeye birasize ikintu cyabaye arangije aravuga ngo ugenda ngo ujye kuba indaya ngo nk'abandi bose ngo mvira mu rugo. hari mukuru wanjye wabaga ku giti cy'inyoni. ibaza umuntu kwirukana mu mujyi wa Kigali nta hantu hamuzi abizi neza ko nta hantu ufite ukava Gikondo upima ikirere uvuga ati aho ndi bugere ni aho ngaho. mbona ngeze Nyabugogo icyo genda byuka nahingukiye kwa Mutangana mbona kwa Mutangana ndahazi kubera ko nyine n'amaguru nahanyuraga mbona hari imodoka ariko nkabona hasa nk'ahantu nzi. ndangije ndicara Nyabugogo ndeba uko Nyabugogo itemba ndabireba njya ndakomeza ndamubaza se umuhanda ujya ku giti cy'inyoni n'uwe umuntu arawunyereka niyo kugira ngo ngere kuri hari ku manywa ariko hari ku manywa ndabyuka yanyirukanye ari 3:40 za mu gitondo nta n'ikintu urarya nta n'ikintu ndarya. ndagenda ndakomeza birangira ngeze kuri Nyabarongo. umuntu ndamubaza se ngo ahangaha ni hitwa gutya arambwira ngo oya ngo wayobye nsubira inyuma njya kureba mukuru wanjye. maze kureba mukuru wanjye mutekereza uko byagenze arambwira ati nta kibazo wicara. ariko nkaba nanjye nari mfite mukuru wanjye ufite ingeso mbi cyane. mukuru wanjye yinjizaga abagabo. mwaravukanaga? tuvukana kuri mama gusa. yinjizaga abagabo. noneho amaze kwinjiza abagabo nkazajya nibaza se abari abagabo baje kugira ute hano bikancanga. tangira kubitekerezaho. hase umugabo umwe arinjiye undi arasohotse undi arinjiye undi arasohotse biriya bintu ni ibiki. bati umunsi umwe reka nzajye kureba ibintu biba bari ndagenda ndahengereza nk'umwana ureba ibintu baba bari ndeba ibyo barimo bagera naho basohoka sinamenya ko basohotse barankandagira mukuru wanjye ahita nkubita umugeni ngo ubu unamye mahanga ngo ureba mwiki. mukuru wanjye yanyuzemo iminsi turashwana abona ko mubangamira aranyirukana nangira kurara hanze. nawe yarakwirukanye? njye nagiye muri Onapo mfite imyaka 13. kuki wagiyemo? narebaga ubuzima mbayeho nkazajya numva ngo bamwe ngo bafata ku ngufu ngo bikarangira babateye inda. ndabati imana yo kugira ngo bazantere inda ndi mutoya nta cyerekezo nanjye ubwanjye mfite ubu reka nigere muri Onapo. urabitekereza iki gitekerezo kikuzamo udafite gahunda yuko wabikora wenda? oya ariko n'ubundi mbere bwari uburyo bwo kwirinda. bwari mu buryo bwo kwirinda. ndagenda abaganga ndabyibuka icyo gihe nese njya ku Kibuye nanone ndagenda abaganga. mu buhe buryo wakoresheje bwo kwigabana? imyaka 3 agapira mfite 13. abaganga barabyemeye se? abaganga babanje kubyanga njyana no mu mama wari inshuti yanjye witaga mama Shema. yabaga ahantu bita Bwakira. narangije aravuga ati yo kugira ngo azagutere inda tugende mushyirishemo agapira. yego ndagenda cyane kutagiraga naho urara. nicyo kintu cyatumye nyine mbikora. ati niyo bayenda naryamana nabo ariko atari buntere inda ntacyo byaba bitwaye. ariko nanone ibyo bintu impamvu cyatumye mbikora nabwo nigeze kubikorerwa ndi mutoya ari ahantu nabaga hamwe bandeze. ari bakoreze ukimara gutandukana mama wawe? aho bandeze nabo umuhungu waho yigeze kuzajya ambwira ngo reka turyamane ndi mutoya uri kumva 8. akazajya ambwira ngo nubivuga ngo nzakwica. aceceka
ndabikorerwa ariko nkaceceka nyine nkabigira ibanga. ubwo byabaye nk'igihe kingana iki? byabaye nk'igihe uri kumva nageze aho ngaho ndamenyera mera nk'umugore we ku myaka 8. ariko iwabo batabizi kugeza na n'isa ntabwo babizi, ariko ni ibintu byambabaje bintera n'igikomere. Niyo ngiye nko kubasura, nageze aho ngaho iyo famiye ndongera turahura. Iyo ngiye kubasura nkamubona nyine numva nkamubona mbe numva bineye isoni, ariko nta muntu waho nigeze mbibwira. ubu ushyizemo agapira? Nshyizemo agapira. Abaganga barabyemera. Ugashyira mu kaboko? Bashyira mu kaboko, bagashyize ahangaha. Hano hariho inkovu ya mbere, aka ni akandi nashyizemo maze kubyara. Baho ngaho mbona rapo, nkazajya numva abantu baravuga ngo ituma umuntu atabyara ngo ibiki n'ibiki, maze kugira 17. Ubwo warakagumanye kugeza ugize 17? Narakagumanye kagera aho ngaho numva biranze, ndati nazabura ibyara nkakuramo. Ugize 17 bagakuyemo? Nkakuramo. Ndangije maze kugakuramo mbona ubuzima buri kwanga. Hase mana none nibanerinda, kuko uri kumva ko icyo gihe naragashyizemo nageze aho nanjye ubwanjye ndihaga, niyo ndebe burya nankwaga ikese ya Petit Mitsingi nkayinywa njye nyine nkayimara. Uyikuye he ko nta mafaranga wagira? Uri kumva rimwe na rimwe abagabo baranguriraga nkanywa, ubundi nkatera uturaka nkatubona ukinywera. Nkinywera Petit Mitsingi wayinywa ukayimara ikese? N'ubu wayinywa ukayimara utasinze utayagaye? Reka usibye yenda ko wamvugisha unyiyenjejeho tugatongana nta kindi. Nyine wanyweye inzoga uri muto cyane? Nanyweye inzoga ndi mutoya, ariko bitewe n'agahinda ntabwo nigeze nyinywa nyishaka. mbona kubaho gutyo biranze. Rimwe na rimwe nangira none muri 17 uri kumva nubwo nakoreye ibyo byose, nageze aho ngo nangira gufatisha ubuzima. Tangira gushaka akantu ko gukora. Ariko nanone nkazajya ngenda nkiteresha agashinge. Uri kumva n'uwamaga 5, 10 ngo turyamane narabyemeraga, kugira ngo ubone udufaranga, kugira ngo mbone nuko mbaho nyishyura inzu. Wagize ukodesha akazu? Ngeze aho ngaho nkodesha inzu Kimisagara. Nkodesha inzu ntacyo mfite cyo kuyiryamamo, mfite ikarito ndabyibuka. Iyo karito nayitoraguye Kimisagara ku isoko. Iyo nzu yishyuraga ngayo abaganga? 11. Ugashakisha ukishyura inzu ukanateka ukarya. Icyo gihe naryaga intoryi na karoti mba muri geto. Nibyo mboga zigurika. Ndangije nyibamo, ikumva ari nyine ari n'abagabo njye mura nabo twaryamanaga ngasimana. Barakwibuka se ahubwo? Baranyibuka. Ukabona nta kibazo? Nyine bikanera isoni n'ikimwaro, nareba uburyo uwo muntu angana, nareba n'imyaka mfite nkumva ni igisebo. Yegereza mikoro. Ku bagabo nagiye mpura nabo, yese bihuriramo yuko mpura n'umusore ukiri mutoya ariwe Marite twabyaranye. Ubwo muri icyo gihe nibwo wahuye na Marite? Yego, muri icyo gihe nibwo nahuye na Marite. Ubona uhuye n'umusore muto utari babasaza? Mbona muye n'umusore mutoya atari babasaza naryamanaga nabo, turakundana. Tumaze gukundana mbona ko nyine ari umuntu ufite gahunda yenda yazankura muri izo ngeso mbi, tukubaka nyine tukamerana neza. Ubona ko byibura hari ikigiye guhinduka? Mbona ko ari ikigiye guhinduka nkurikije nyine uko nabonaga mfata, numva ko ubuzima buhindutse. Ubonye umuntu mugiye kubakana ubuzima? Yego. Ndangije birangira nawe aneye inda. Kandi wari waririnze? Naririnze bitewe n'uburyo nyine twari tubanye, mbona uko uburyo mfata, naravuze ati okay, noneho mbonye umuntu muzima niyo nabyara nta kintu byaba bitwaye, mfite aho ndi nta kibazo. Ariko namaze kuntera inda arampinduka, biba bibi. Maze kumpinduka mubwira ko ntwite, arambwira ngo uratwite? Nta kibazo, n'utwite ntari. Ngiye kumureba aho yabaga ndamubura. Agahinda kawe
turakumva ni na kenshi ni na kanini urumva kuba warubayeho muri ubwo buzima wagira amahirwe wamenyana n'umusore wenda uvuga ati byibura ba bagabo mbavuyemo b'abasaza umenyanye n'umusore wenda udakuze akakwereka urukundo wumva ko ari urukundo nyine ujya mu rukundo nawe wumva ko bikunze ari ibintu mugiye kubaho neza bikarangira nabi ni ibintu byumvikana kandi nyine waciye mu bikomere byinshi ntago ntekereza ko umuntu w'umubyeyi baravuga ngo igiseke kiraryana ariko umenya hari abantu kitarya kuko ntago cyaba cyarakuriye ngo ufate umwana wawe umufate nk'inyamaswa kurusha n'uwo utazi ufate umwana wawe amagambo mabi umucyurire umutuke umukore ibintu nk'ibyo nyine bibaho ariko na mama wa hari ajya yicara umutima w'umurye kuko ntago ari umubyeyi simuzi nta nubwo nifuza kumumenya ariko ntago uri umubyeyi ibintu yankoreye ntago bisanzwe no kumubabarira pe biragoye cyane akaba ataranazanaga gusaba imbabazi nganavuga ati mwana wanjye mbabarira nabikoreshejwe iyi saha akaba agikomeje ubwo bugome nk'ubu ngubu umwana wanjye agize umwaka n'amezi 4 ariko nabyariye Nyarugenge maze kubyarira Nyarugenge ndikunda naramuhamagaye ndavuga ati mama no mu byubahiro byinshi ati barambwiye ngo ngiye kubyara ngo none wagira ngo gutyo yambwiye ngo ngo sawa ngo ni byiza kandi atuye kuri Green Corner ndindira ko ari bungereho ndaheba gusa ya Mana irengera indushyi n'imfubyi n'ibindi byinshi navuze Imana ikora byinshi cyane igenda kuba hafi imba hafi mbyara neza nibananyongera ndamutekereza ikibazo cyanjye ndakimubwira aniga amatwi aranyumva arambwira ati icyo nagufasha nakwishyura ibitaro ariko nta yandi mafaranga mfite ariko uwo muntu nawe ni umuntu twari twararyamanye gahe arambwira ati ntago nitwabanye nabi ntago mwabanye nabi reka ngufashe yaramfashije anyishyura 15,000 Marite nawe naramubuze kugeza iyi saha Marite na mama wawe ni abantu babaye ikintu kibi mu buzima bwawe ariko haracyari amahirwe njyewe iteka mba mvuga ni buri gihe nubwo haba ikintu kiba ariko haba hakiri amahirwe yo guhinduka haba hakiri amahirwe yo kugira ngo uvuge uti bya bintu nakoze bitari byiza igihe kirageze ngo nisubireho birashoboka ko mama wawe ahari wenda ashobora kuzabona kino kiganiro ashobora kwicara akavuga ati wenda nanjye ndumva umutima undiye umwana niba agiye ku mbuga nkoranyambaga akamvuga gutya ndumva nanjye umutima undiye ndumva nishinja icyaha nawe ahari niwe ndikubwira azicare atekereze nk'umumama nk'umubyeyi nka mama w'umuntu kwicara akica umwana yicara ubuzo gutya mu buzima ukeba wemeye ukavuga ati reka nze nganirize abantu inkuru yanjye ibabaje n'impamvu nakoze kiriya kintu sinifuza ko umwana wanjye abaho nk'uko nabaye nk'uko banjugunye ariko nyine nta yandi mahitamo kandi biranumvikana aho kugira ngo nk'ubu turi mu gihe cy'imvura hari ukuntu nyine muri iyi minsi imvura iri kugwa bitunguranye nk'ubu imvura ishobora kugwa ikakunyagira n'uriya mwana udafite aho wugama udafite icyo umufubika udafite icyo umugaburira kugira ngo umwana yicwe n'umusonga umuhetse muri kunyagirwa burinde bucya n'inzara n'iki wareba ahantu umusiga ukajya uvuga ati kamusiga aha nzajye nzanje kurunguruka ndebe umwana wanjye nongere njye kubungera ako ni agahinda mama wawe yaguteye kuba atari kugufasha ntashaka no kumenya umwuzukuru we ntashaka no kureba aho umwana ari icyo ni ikintu kibi kandi ntekereza ko buryo iyo ukoze neza ngo wisange imbere wakora nabi nabwo ikagukurikira ibintu biba bimeze ariko nakumvise ndetse nawe dukurikiye bumvise inkuru yawe muri make ukomeze kwihangana nk'uko wihanganye ibya mbere ndatekereza ubu kubera kuba twamenyanye cyangwa se twamenya amakuru yawe ibintu byose bizagenda bigenda neza gake gake bizagenda neza ariko ikibazo mfite umwana wanjye nubwo namutaye impamvu namutaye nabaye mu buzima bubi nk'uko nabubaganirije bukakaye cyane ikibazo njye nari mfite numvaga yenda uwo muntu twabyaranye icyo yamfasha ari ukuyenda kuzajya amahene byaba 10 cyangwa 20 nkabona uko nakodeshereza umwana wanjye tukabona aho turyama nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi mu mujyi wa Kigali
kuko utekereza gusubira mu ntara iwanyu wareba uburyo ubayeho naho uburyo usa kujya naho batari nabo bukwakire batari neza. bukwakire neza, yenda bashaka kukwirengagiza iminsi ibiri akakwereka ko nta kibazo, ariko nta muntu uzajya kubera mu rugo iminsi 3 icyumweru n'uruhinja. Noneho iyo nanjye ureba iby'uburyo nsa ukareba ibiki ukuntu mbe meze, ubona nanjye ubwanjye naritereye umutwe. Bivuze ikibazo gihari gikomeye no kubona inzu. Ikibazo gihari ni ubonye aho kuba umwana wamufata. Namufata mabonye pe umwana wanjye namufata, kuko sinifuza ko umwana wanjye yabaho mu buzima nabayeho burakakaye cyane. Urakoze kutuganiriza. Ahangaha tugusanze se. Ahangaha munsanze. Ahangaha niho nkunda kwiyicarira. Rimwe na rimwe aka kabaraza yenda y'izuba rivuye, kugira abantu bagiye nko mu kazi banyiraho bakunda nk'aka gapangu ndiho niho negama ku manywa, mu gitondo ndi kota akazuba. Hano hakunze kuba hari agacucu, niho ndyama, niho najyaga ndyama n'akana kanjye none nako ku manywa na nijoro. None nako nagashyiriye mu mukeba wanjye, ariko ibyo nta kintu bintwaye, ariko ningira amahirwe nkabona. Ubivuze ngo ahangaha niho ukunda kuba uri. Niho nkunze kuba nibereye. Hari ibishingwe, hari na tuwarete. Akari agatuwarete y'imvura iguye niho nihengeka nkaramburamo agakarito akaba ari ukarya muri tuwarete. Yego. Gaze niyo narayimenyereye nyine yayo, ariko nta kundi. Icyo nsaba abantu yenda baneza amatwi ni ukumfasha nkaba ntabona amafaranga yo kwishyura inzu, ubundi umwana namusubirana. Reka abo tuganiriza nabo ni abantu, abari kuturebana kukureba nabo ni abantu, natwe turi abantu. Turagerageza turebe igishoboka, kuko ako kaba ari akandi gahinda utari kumwe n'umwana wawe. Urumva ibintu byose byakubayeho nibyo bishaka kongera kugaruka ku mwana wawe. Ako gahinda ufite kazagaruka ku mwana nawe bikamera nkaho nawe nkurikije nyine uburyo nabayeho, nakuriye mu buryo byaba bibi. ntabwo yazambabarira. Byaba bibi. Ariko rero reka dusoze, reka tugerageze. Ubwo namenye ibyawe ndaza kukuvugisha nyuma turebe uko tubigenza, ariko ibintu bizagenda neza, bizakemuka. Uzongera ubona umwana wawe, wongera ushaka aho kuryama, biraza kugenda neza, humura. mukoze Imana yabaha umugisha. Kadusoreza hano, tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha.